Kaze nanone kuri kane yo magana 50 umusubscriber wacu yari yabidusabye ko twareba twasobanura information technology n'itandukanye ry'izindi information technology na software development. Hano rero turabona information technology ni nini cyane, ikubiyemo ibintu byinshi, ikubiyemo ibintu byinshi. Hano ndanyuramo nko muri hardware, nyura muri network, nyura muri system security, nyura muri database, nongere nasobanure ya software development. Hardware, PC hardware ni bigize ya mudasobwa yacu, niho dusangamo za RAM, za hard drive. Akenshi rero nk'aba hardware technician nibo abantu baba bari gufite mu nshingano kumenya ko mudasobwa yawe ikora neza, yensitayemo za Windows neza n'andi ma system, akenshi n'ama printer biri gukora n'ama drivers ya mudasobwa. Bakaba banahindura n'ama hardware agize ya mudasobwa, babumva imikorere yayo kandi bashobora no kuguhindura cyangwa se bakarepara ibyangiritse muri ya mudasobwa. Tugasanga rero ari nabo twita system administrator. Abangaba system administrator akenshi abari babandi bafite mu nshingano, donc akenshi bakorana n'amasava. Sava rero nayo ni mudasobwa nini ishobora guhuza ama mudasobwa yandi asanzwe dusanzwe tumenyereye menshi kandi sharinga information. Akenshi ranga aba system administrator tubasanga nko mu bigo binini, aho usanga hari wa muntu nyine ushinzwe kumenya za server, akamenya ko server ziri update, zifite ibyo zikora, ziri kubikora, akamenya gutanga aba user, hari nk'izo tubona za DC, ariyo domain controller. Nibyo barimo nayo ni imwe mu bigize muri ya koranabuhanga cyangwa information technology. Dukomeje rero tubona na network rero murabizi ibintu byose ni network muri iyi minsi. Ya network rero idufasha nyine kuba hariho communication. Aba rero ba network usanga mu bigo binini cyangwa se n'ibindi bigo bitari binini, igihe cyose bafite network yubatse neza, usanga hari network administrator, ari we wa muntu ushinzwe kumenya kubaka no gushushanya ko network izakora. Akaba ari wa muntu iyo wumva ngo server room, akenshi niho babitse zira nsinga zose, banamenya n'ibya wifi uko agomba kuba ari connected. Donc abari wa muntu ushinzwe kumenya switch, yari system network administrator, akaba azi switch ikora, akaba ashobora gutanga icyo twita IP muri network. N'igice cya security system. Igice cya security system rero ni akenshi mu bigo nanone binini cyangwa ibigo runaka, usanga bafite uwo bita security system administrator, ari wa muntu ushinzwe kumenya antivirus niba ari update, ashinzwe kumenya security ya network. Ese nta muntu ushobora kuva hanze ngo twinjiye muri network, akaba ari we wa muntu nyine amenya n'ama component yose za mudasobwa zose ziraho uko zikora. Akenshi badiringa na firewall rero akaba ari imwe mu ishobora gufilteringa communication iri kuba hagati y'amaserveri na za mudasobwa zindi zaje zinjiye. Twihuse tukahita tubona database rero ni uburyo bwo kubikamo information mu buryo buteguye neza cyangwa se burorganize. Akenshi uzasanga ari ikigo runaka gishobora kuba gifite nka database wenda ya stock, cyangwa se y'uburyo bakora stock, bakaba bazi ngo produit, hakaba harimo amatable. Database rero kanini bigizwe n'amatable. Nayo akaba ya matable, buri table ikaba ifite field zayo, rimwe na rimwe bikaba bihura, aribyo akenshi tubona ariyo relation database. Harimo ubwoko rero bwinshi bwa databases.
harimo tubonamo hierarchical database, network database, hakabaho object oriented database, hakabaho relation databases na non SQL database. Nitugira amahirwe tuzabinyuramo nabyo tubirebe, kuko database ni kimwe mu kintu gikorana na software development cyane cyane, kubera ko software nyinshi ziba zifite database aho za information ziri kubikwa cyangwa se iri kuzikura kugira ngo ishobore kuba bazikoresha ibyo bazikoresha. Noneho database rero hazamo responsibility nyinshi. Harimo ama example, ubwoko bw'ama responsibility harimo uwo bita database administrator, uzasangamo n'uwo bita database developers. Database administrator rero akenshi usanga ari wa muntu nyine umenya database, wayorganije neza, uyikorera ibikenewe byose, agategura n'aya matebo azabikwamo za information mu buryo buri organize. Tukabona database developer rero we akenshi akazi ke aba ari abantu nyine bashobora kwandika aya makweri ari complex, ya makweri y'ama storage procedures n'ibindi, ku buryo y'ama system atandukanye ashobora kuza n'ubundi akaba yahamagara nka storage procedures ikagira ibyo imukorera muri ya database. Niba ari ibyo umusubiza ikabimusubiza, niba ari function executor nayo ikayi-executa. Hano rero hari example ya database relation. Iyi database nk'ubu ngubu murabona hari store, hakaba product. Ni urugero, urabona ko hari store key, hakaba product key. Izi key ahanini aba arizo zizaza zigahuza kuri iyi sales fact. Tuvuge niba hari indi table ibika sales fact, ubwo niba wavuze ngo wafashe New York store key, ni store ububiko bwa New York. Tukavuga ko product ari the jar, and then tukaza tukabona ko muri sales fact hano harimo rimwe, hakabamo na gatandatu ni the jar, ni product key. Murabibona hano ko ari product key. Noneho hano rimwe ikaba ari New York rero ubona ko yanagarutsemo hano nanone iri kuri kabiri ni toy store, ariyo product. Noneho tukaba tubona sales fact zayo. Rero muri make niko database ibi bimeze, niko ikora, ni wo mumaro wayo ahanini, ni ukubika izo information, noneho zikaba zaba access cyangwa se zagerwaho mu masystem atandukanye akora n'ibintu bitandukanye. Dukomeje rero tugere kuri ya software development yacu. Software development rero ni uburyo bwo kwandika no gukurikiranira hafi source code. Ni za code nyine aba yaranditswe, ariko nanone software developer afite akazi kenshi. Ya software development irimo ibintu byinshi nanone, aho dusangamo nk'ama type ya software development. Harimo nka tubonamo nka application development, tukabonamo web development, tukabonamo mobile software development, tukabonamo API development, embedded system development, tugasangamo security software development, tugasangamo software tools development. Izi zose rero ni development zishobora gukorwa muri software nyine. Application development ni akenshi usanga ari za application twinstara mu mudasobwa yacu. Za web development ni web nk'izi za Irembo, izi website zindi za Google, baba bikoze ni web, ni bikategoriza muri web development. Mobile software development ni bandi bakora za Android application, nka zidushyira muri telefone zacu tuzikuye kuri Play Store cyangwa se kuri Google Store. Ariho noneho akazana API development. API akenshi baba bakora back end development, ari nabo usanga bazi bashobora gukora API izatanga amadone runaka, cyangwa se izagenda ikabika amadone runaka muri
muri ya database. Embedded system development rero nayo ni ahanini ni aba developer baba bakora cyangwa se ibijyanye no gukora aya ma electronic board. Izi electronic board rero akenshi bazikoresha za embedded system development arizo za C, nk'abandika amakode ni za C n'izindi zishobora kuba zigezweho. Hakazamo security software development, n'abandi bakora ama security softwares ariko ziri based on security. Tukabonamo na software tools development. Software tools development rero nibo niba abandi noneho bakora nk'ama libraries, ashobora gukora libraries. Abandi ba software development bakaba bazayikoresha iyo library bayihamagara muri software yabo ikabakorera ka kazi wenda batazigera bafata umwanya bongera kugakora. Hariho rero intambwe eshatu muri software development. Izo ntambwe eshatu hari requirement gathering and analysis. Iyo ugiye gukora software development ubanza kwegeranya ibikenewe byose no kwanaliza ibikenewe. Tuvuga urugero, niba umuntu akubwiye ati jewe mfite iduka nshaka kujya ndi managinga nkoresheje software uzankorera, urumva urabanza ukamubaza se iduka rya rifungura asanga hese, iyo rifunguye urangura gute. Requirement gathering and analysis donc nicyo kintu ugomba kwegeranya iby'umukiriya cyangwa se wa muntu ugiye kubakira ya software akeneye, ukamenya ngo akeneye ibiki kugira ngo nubake ya software. Noneho rero hariho indi ya design rero iyo umaze kumva neza wanakoze analysis y'ibyo akeneye za requirement, urashushanya noneho ukadesigning uko software izagenda. Hariho haza za flow chart, ni ese bazanyura he, ese uwa mbere azakora iki, uwundi azakora iki. Noneho aho ngaho bikagenda bihura na buri kimwe. Noneho hakazaho implementation or coding. Implementation or coding ni amakode nyine uba ugiye noneho uko implementinga ya software. Noneho iyo urangije rero kuzandika software yarangiye, ugomba gukora test. Warangiza gukora test y'amasoftware yawe ukayideploya. Nyine deployment nyine wakoze ibigiye muri cya gikorwa, niba ari ya duka rya wa muntu, uragenda umwesitarire muri mudasobwa ye, noneho atangire ayikoreshe. Maintenance rero yayo ni ukuyikurikiranira hafi, ukamenya amarogs yayo, ese yagize ibihe bibazo, ese ukagenda uyifixinga ko software ikindi iranakura. Ashobora kuba yarakubwiye ibyo afite ariko ejo akavuga ati ndongeramo n'icyayi muri rya duka ryanjye, ndatanga n'icyayi. Ese niba ugiye gutanga icyayi cyo nzakimanaginga gute muri ya software yanjye? Ubwo ukaba uzi ngo ndayikorera maintenance, nongeremo ya section n'ibindi. Urebye rero muri software development ibindi birahari byinshi, ariko usangamo nanone wenda icyo navuga, iyo umaze kwinjiramo neza usangamo harimo aba back end developer, ugasanga hari na front end developer, hakaba nabo bita full stack developer. Full stack aba ari back end icyarimwe, ari na front end developer. So back end developer, ubwo rero back end usanga akora ibyerekeranye no kuri database na party ya software akenshi izagenda. Baba front end aribo ya design tuba tubona twebwe nk'abayuza, ku buryo wundi ukora bya design y'abayuza abazi ngo ndahamagara iyi code ya wa back end yakoze, kugira ngo yo ikahita imenya ibyo imukorera no kuri database, niba ari amadata ijya kubika cyangwa ijya kuzana ikayashyira ahakenewe. Software development rero nibyo isa nk'ikomeye, ariko nanone navuga ko idakomeye kubera ko irigwa kandi ikamenywa. Bisaba ko ufata umwanya uhagije, birumvikana ugakora ukimenyereza igihe kinini. Bisaba guhora wimenyereza, ufata nk'amasaha 2 buri munsi
ukajya gukoraho agatest ukagenda ukimenyereza. Twebwe rero twahereye muri coding rusange kuko hari ibintu biri basic by'intangiriro umuntu w'umusoftware developer agomba kumenya. Duhera muri code, noneho buhoro buhoro tukagenda tureba ese tuzakora ni gute, noneho niba ngeze mu gihe cyo gukora ya application ariko nzayikora ariko hari ibyo nabanje kumva neza. Ndizera ko rero isomo ryabaryoheye. Nta nubwo ndibara mu masomo ko mu subscribe wacu yatubajije ngo tuse nk'ababitandukanya byumve neza. Niba nawe wari utabyumva neza, ndibaza ko nagerageje kubisobanura mu buryo uri bube wabyumvishije. Ubwo rero niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tuzashobore no gukomeza kubaha n'andi matutorial. Twari tugeze ku isomo rya 3 ariryo zizakurikira. Ukore na share na like. Urakoze, mugire umunsi mwiza.